Twongeye kubaha ikaze muri kino cyigisho cya WhatsApp Prof. Uraho neza Walter? Meze neza cyane. Uyu munsi ndagaragara nk'umusore mutoya kubera ko nambaye uyu mupira abongereza bita jersey. Ndagira ngo ntaza kwibasirwa n'imbeho. Ngewe nishimiye kuba nambaye ishati y'ubu bwoko kandi niyo ngiye gukorana kino kiganiro. Mbese twatangira kino cyigisho udusengera? Yego, reka dusenge. Data uri mu ijuru, tugiye kuvuga ku bintu bikomeye cyane. Kandi dukeneye kumurikirwa n'ijuru. Ndasenze kugira ngo uyobore intekerezo zacu kandi udufashe kubonera ukuri mu bishingwe byinshi by'ibinyoma byuzuye ku isi yose. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Mu byigisho byatambutse wavuze ko tuzagira ibyo twiga ku mwami w'ikasikazi ndetse n'ubutumwa buhamagarira abantu kuva mu miji n'izindi ngingo nk'izo ngizo. Ariko hari n'ibindi bintu bitangaje wavuze ko tuzaganiraho. None ibyo bintu byaje bite? Kandi waduha n'intangiriro y'ibyo tugiye kuba tuganiraho imbere? Ibyo bizaba icyigisho kirenze kimwe kubera yuko izi ari ingingo nyinshi cyane kandi zikomeye. Uyu munsi ndabona mwahagaritse ukunyeganyega kwanjye kubera yuko najyaga nzenguruka hirya no hino kuri ino ntebe. Twabaga tumeze nk'abana batoya cyane barimo barakina, bagenda bazenguruka iburyo n'ibumoso. Uyu munsi rero ndabona uko kuzenguruka kwahagaze, ariko ndizera yuko kuvuga kwanjye ko kutahagaze. Umutwe wa kino cyigisho twawise ngo gutegura imigambi mibisha, maze dushyiraho akabazo kanini cyane. Iyi rero yakomeje kuba ingingo ikomeye cyane. Rimwe na rimwe njya mbona bavuga ngo hari ibintu biteye ubwoba abantu batemerewe kureba, ndetse ibindi bakavuga ngo mu byitondere cyane, naho n'ibindi bakavuga ngo umuntu akwiye kuyoborwamo n'ababyeyi be, ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi natwe kuri kino cyigisho cyacu tuvuze gutyo. Ba bantu bajya bakunda kurakara vuba kandi batareba hirya y'ibyo tubona, ibyaba byiza nuko bazimya ibikoresho byabo ntibarebe kino cyigisho, kubera yuko bishobora kubatera urujijo rukomeye cyangwa se bikanabarakaza cyane. Ndetse bakaba batangira no kwandika inkuru zimwe na zimwe bavuga ngo uriya mugabo ateye impungenge. Ubwo rero dutanze icyitonderwa. Ntabwo ari byiza kureba kino cyigisho. Abantu murakara vuba rwose turabinginze. Muze gukuramo ibikenewe kuri mwebwe. Yego, ni byiza cyane. None banza tubwire impamvu ya bino bintu byose tugiye kuganiraho. Mbese ni gute byose bihurira hamwe? Hari ibintu byinshi bihuye cyane, ndetse hari n'ibindi bintu byinshi bibera ku isi bigaragarira abantu ko ntaho bihuriye. Ikintu runaka kibera hirya, ikindi kikabera hino. Ibyo bigatuma abantu bibaza ngo mbese koko ibi ni ukuri cyangwa se ahari ntabwo ari ukuri. Ni gute ibi byose bihurira muri gahunda imwe? Umwe mu bakera yigeze avuga ngo dufite umucyo, kandi uwo mucyo ni ijambo ry'Imana ryatanzwe muri Bibiliya ndetse no mu mwuka w'ubuhanuzi. None ni gute ibyo bintu byose tubihuriza hamwe kandi biratwerekeza hehe? Nizera yuko kandi nawe ndatekereza ko ariko wizera ko igihe dufite ari kigufi cyane, ndetse kandi ko tubayeho mu gihe gisoza amateka y'isi, kandi turi kugenda twegereza ikigeragezo cy'isi yose giheruka gikomeye cyane. Ndetse turabizi tubikuye mu byanditswe byera ko icyo kigeragezo giheruka kitazibasira ibice bimwe byonyine. Iyo urebye nk'urugero ku kurimbuka kwa Yerusalemu, bikaba ari igishushanyo cyo kurimbuka guheruka ku isi yose, bidutera kumenya ko ibyo turi kuvuga bikomeye cyane. None nakunze kujya nibaza iki kibazo cyane. Mbese byari bimeze gute muri ya si ya mbere yanze Imana burundu, kugeza ubwo Imana ivuze ngo isi n'ibirimo byose bigomba kurimbuka burundu? Ni ikihe kintu cyaba cyaratumye Imana igera kuri urwo rugero, aho irimbura hafi y'ibiremwa byose byari biri ku isi? Ubwo ni ikintu gikomeye cyane cyabiteye. None se Imana ni umunyagitugu?
mbese n'umutware w'umunyamwaga ushaka guhatira abantu amategeko ye, wenda avuga ati urakora bino bintu cyangwa se upfe. Cyangwa twibaze ngo impamvu nyakuri ni iyihe? Imico y'Imana turayizi neza uko iteye, tuyibona neza muri Bibiliya, kandi Yesu Kristo yaje kuyiduhishurira uko iteye. Ndetse igihe cyose niga Bibiliya maze nkabona ikinyuranyo gikomeye cy'uburyo abafarisayo n'abanditsi bafatagamo Imana, nkareba uburyo bihabanye cyane n'imitekerereze ya Yesu ndetse n'uko yakoraga, mpita mbona amahitamo meza ngomba gukurikiza. Abafarisayo bagiraga amategeko menshi cyane ndetse na gahunda nyinshi cyane byo gukumira abantu, ku buryo babangamiraga umudendezo w'umutimanama ku rwego rukomeye cyane. Ariko Yesu Kristo yirengagije byimazeyo imihango yabo ndetse na gahunda zabo zipfuye, kuko byari bihabanye cyane n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, nyamara byemeranya n'imikorere yabo y'ubutegetsi bw'agahato. Nuko rero iyo ngereranyije ibyo bintu byombi, ndetse nkanareba mu buzima bwanjye uburyo no kuva nkiri mutoya nakunze kurwanya ibintu by'agahato, mpita nkururwa cyane n'uru ruhande rwa Yesu aho gukururwa n'urundi ruhande. Ariko ibyo ntabwo bisobanuye ko Imana itagira amategeko. Imana ifite amategeko, ariko uburyo ikoresha kugira ngo yumvikanishe ayo mategeko yayo ni ukugaragariza umuntu impamvu ayo mategeko ari meza cyane kuri we, kandi ikanamugaragariza impamvu akenewe cyane. Nta na rimwe Imana ijya ivuga ngo kurikiza bino bintu ku gahato cyangwa se nkwice, ahubwo irakubwira iti ngwino tujye inama. Rero dufite iyi mikorere y'uburyo bubiri bwo kugenzura abantu. Uburyo bwa mbere bwo kugenzura abantu n'Imana yemera ni ukubahamagarira kujya inama, ikavugana n'ubwenge bwabo ndetse n'umutimanama wabo, ikabihuriza hamwe maze bikemeranya n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi rikaba ari ijambo ryiza cyane igihe cyose waryize. Naho uburyo bwa kabiri bwo ni ugukoresha agahato. Barakubwira bati ugomba gukora bino bintu cyangwa se ugahura n'ingaruka zikomeye. Rero iyo tureba kuri iyi migambi mibisha, turaza kubona ko hari ibintu byinshi cyane bifatirwa umwanzuro mu rwihisho. Ariko iyo tugiye muri Bibiliya, tubona ko Yesu Kristo yavuze ngo nta kintu na kimwe nakoreye mu rwihisho. Aravuga ati ibyo navuze byose nabivuze ku mugaragaro. Niba mushaka kumenya ibyo nkora, nimubaze bano bigishwa banjye. Ubwo rero ikintu cyose cyo mu rwihisho kiba ari imigambi mibisha. Kandi ibyo bimeze nk'uko abafarisayo bajyaga bafata imyanzuro yabo yo gushaka kwica Yesu. Ibintu byose babikoreraga mu ibanga, mu rwihisho, uko urubanza rwe bari wararuteguye ndetse n'ibindi bintu byose babiteguriye mu ibanga. Ugomba kwibaza iki kibazo. Iyo ugiye mu mateka maze ukareba imikorere itandukanye Satani yagiye akoresha, yageragezaga kugenzura imitimanama y'abantu, kandi agashaka uburyo bwose wabikora mu nzira ye, akanabihatira abantu. Kandi abataragiye bumvira ibyo abasaba yagiye abashyira mu nkiko zicira imanza abahakanyi. Nuko wakomeza kutumvira ibyo agusaba bikarangira gutwitse burundu. Iyo rero niyo ngengamikorere yiwe, ndetse ubwo buryo bwo gukoresha agahato nibwo urimo urasanga mu isi muri kino gihe. Kandi iyo usuzumye neza iby'iyo ngengamikorere, uhita umenya uyiri inyuma uwo ari we. Uburyo bwose bwo kugenzura umutimanama ndetse n'uburyo bwose bw'agahato ntabwo bukomoka ku Mana. Imana iteka ryose igisha inama ubwenge bwawe ndetse n'umutimanama wawe. Rero ubwo tugiye kuba tuganira kuri bino bintu by'ubugambanyi, turaza kubona neza gahunda nyakuri mu by'ukuri iyo ari yo, ndetse turaza kurebera hamwe uko Imana igiye kwitwara kuri ibyo bintu. Mbese Satani yaba ashaka ko umuntu wese ajya munsi y'ibendera rye? Mbese azaba ariho ba Moridekayi ku irembo batemera kugendana na gahunda ye? Mbese azashaka kubarimbura? Yego. Ibyo twigeze kubiganiraho, aho twabonye ko ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika ya Roma buvuga ngo umuntu wese agomba kubwumvira kandi akakwa umudendezo w'umutimanama, nk'uko inyandiko z'abajesuiti zitandukanye zagiye zibivuga, ko ugomba kwamburwa umudendezo wawe w'umutimanama
maze ukumvira byimazeyo gahunda bashyizeho. Ibyo rero ntabwo bikomoka ku Mana. Kandi nanjye icyo nicyo nashakaga kuvuga ko Imana iteka ryose haranira umudendezo wawe w'umutimanama. None se Bibiliya yabitubwira ko iyi ntambara izakomeza kubaho kugeza ku mperuka? Mbese ntibazagerageza kurimbura abantu bose batagendana na gahunda yabo? None ni hehe witeze ko abantu bazarwanya iby'Imana cyane? Mbese ni muri bya bihugu by'iminyagitugu aho abantu baba barahindutse nk'amarobo, cyangwa no mu bihugu bya gikristo bizageramo? Njya ntangara cyane iyo ndebye iby'imyiyerekano ikomeye aho abantu baba barahanaguwe mu bwonko bwabo. Ufashe nk'urugero nk'akarasisi k'ingabo mu bihugu by'ikinyagitugu gikomeye, kuko abayobozi babyo baba bakunda kugaragaza ubuhangange bwabo bifashishije aka karasisi k'ingabo n'ibitwaro bikomeye. Nuko abasirikare babo banyagitugu nabo bakaba bagendera ku murongo umwe, bakagenda batera amasari icyarimwe bavuga ngo yego turakubaha, ku buryo uba ubona ko nta mutima nama bagifite. Kandi iyo niyo nzira isi yose irimo irerekezwamo. Ndetse dufite igihe ibyo bizaberamo, kubera yuko turimo turagenda dusatira ikigeragezo giheruka cy'ibihe byose. Niyo mpamvu dusabwa kureba ku bimenyetso by'ibihe. Uyu mwanya tugiye kureba ku bintu bitangaje cyane kandi biteye ubwoba bishobora no guhungabanya abantu bamwe na bamwe, ariko dukwiye kumenya uburyo bihuye n'ibyavuzwe mu buhanuzi. Bamwe bashobora kuvuga ngo ibyo tugiye gukoresha ntabwo wabihagararaho, ariko isoko tugiye gukoresha ni imbuga zemewe na leta, ndetse n'imbuga zikomeye cyane zikoreshwa n'inzego za leta n'indi miryango ikomeye iyobora isi. Kandi turaza kuza gutangazwa n'uko ukuri nyako kw'ibirimo birabaho guhabanye cyane n'ibirimo biravugwa muri kino gihe. Kandi aho niho bigiye gutangariza abantu. None twatangira? Yego, reka dutangire. Twatanze icyitonderwa. Kandi reka ngire icyo nongera ku cyitonderwa twatanze. Abantu bamwe bashobora gutekereza ngo turabaterabwoba, ariko twe icyo tugiye gukora ni ugukusanyiriza ibintu byose hamwe kugira ngo tubereke aho bihuriye. Kubera yuko nuramuka uzi ibyo bintu byose nta bwoba uzagira. Umuntu agira ubwoba gusa bw'ibintu atazi. Kandi iyo ni iyindi ngingo. Mbese Bibiliya yabitubwira yuko turi kurwana intambara n'ibiremwa by'umwuka? Yego, ni kuvuga. None ubwo isi y'amabanga ikorera mu bwiru nayo igomba kwinjira muri iyo gahunda cyane rwose. Mbese ubwo kuvugana n'abadayimoni nabyo bizaba biri mu bigize gahunda? Yego rwose. Mbese abategetsi b'isi baba bavugana n'iyi myuka y'abadayimoni? Yego rwose bavugana nayo. Twagiye tugaragaza ibihamya bitandukanye bihamya ibyo ngibyo, aho abayobozi bamwe bo mu nzego zo hejuru ziyobora isi bagiye bavugana n'imyuka y'abadayimoni mu izina ry'abapfuye, kubera yuko abapfuye Bibiliya ivuga ko ntacyo bamenya. Rero hari ibintu byinshi cyane tugiye kuvugira muri iki cyigisho bigiye gutangaza abantu bamwe rwose bikaba byanabahungabanya. Mu byigisho bya kera ubwo navugaga uburyo Reg Moner yavuganaga n'abadayimoni, abantu benshi baravuze ngo ibyo ngibyo ntago ari ukuri. Ariko njyewe ubwanjye nigeze gukorera mu by'isi y'umwuka, kandi ntabwo ari ibintu bitariho. Njyewe ubwanjye mu buhamya bwanjye bwa kera navuganye n'abadayimoni mu buryo bufatika, nta wundi muntu uri hagati, mu buryo bufatika rwose. Nzi neza uko ibyo bintu biba bimeze. Rero iyo umuntu yakuriye ahantu arindwa ibyo bintu cyane, ashobora kuvuga ati ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Nyamara ibi ngibi bibaho rwose. Iyo umuntu ari mu mwanya aho aba avugana n'abadayimoni, ni ibintu bibaho rwose, ndabizi, kandi ntabwo ushobora kubihakana. Reka rero tugere kuri bya bindi tugiye kuganiraho. Hari urubuga rutangaje cyane rwose. Rwitwa digo.com. Ariko ni urubuga rw'ubutasi ruriho rwo muri guverinoma ya Amerika. Kandi rwakoze iteganyabikorwa ritangaje cyane. Rwagiye rukoreshwa na Wikileaks, ndetse na guverinoma zimwe na zimwe zagiye zirukoresha mu bihe byashize, iyo babaga bashaka kugira ibintu batangaza mu isi, kandi bikaba gutyo. Aha rero The Stimist yibajije ku bijyanye n'uru rubuga rwa Digo,
maze babaza iki kibazo gikurikira. Baribashije ngo iri teganyabikorwa ryo kugabanya umubare w'abaturage kuva kuri 50 kugeza kuri 80% by'abatuye isi bitarenze umwaka wa 2025 rizaterwa n'iki? Uyu ni umwaka utangaje cyane. Ntabwo turi gushyiraho igihe, ahubwo tugiye gukoresha aya magambo yabo tutayahinduye. Tugiye kwinjira kuri uru rubuga rwa Digo maze turebe icyo bo batangaje. Aha hari ibyatangajwe na Aligora blog bavuga ku bisa n'ibyo tugiye kuvugaho mu kanya. Bahuje irigabanya rikomeye ry'umubare w'abatuye isi ndetse n'imigambi ya Bill Gates. Nuko bagaragaza ibintu bitangaje hano. Baravuga ngo gahunda yo kugabanya umubare w'abatuye isi bose Bill Gates yateguye kubica. Ibi bimeze nk'ubusazi. Ntabwo umuntu umwe wenyine yaba ari inyuma y'umugambi ukomeye cyane nk'uyu nguyu uzibasira isi yose. Niba hari umugambi nk'uyu nguyu wo kugabanya umubare w'abatuye isi bose, ubwo hagomba kuba hari n'izindi mbaraga zikomeye ziburi inyuma. Rero hano nabo bakoresheje ya magambo y'urubuga rwa Digo tugiye kurebaho, maze baravuga bati hagiye kubaho impinduka z'amayobera kugeza mu mwaka wa 2025. Umubare w'abatuye isi ugiye kugabanuka cyane. Maze barakomeza hano bavuga yuko hazakorwa urukingo ruhuriweho ku isi yose. Nuko banavuga yuko ari kimwe mu bigiye gutera iryo gabanya rikomeye ry'abaturage. Ariko iyo hari ikintu kiri imbere yawe uri kubona, ubwo nicyo baba bashatse yuko ubona. Ariko nyuma y'icyo ubona hari ikindi kiba kimbitse cyane kandi gihari. Twebwe tugiye kureba icyo kimbitse cyane kiri inyuma. Satani nawe arashaka guteguza isi ibigiye kuba. Mbese Satani ni umwigisha w'ibyanditswe byera? Yego, kandi azigaragaza nka marayika w'umucyo. Ibyo rero bisobanuye yuko atazigaragaza ameze nka Sekibi. Asobanukiwe neza aho duhagaze muri kino gihe gikomeye gisoza amateka y'isi. Kandi niba anazi neza imipaka ntarengwa, iyo Imana itazemerera ikiremwa muntu kurenga, kandi nagira ngo nkubwire yuko hari imipaka Imana itagemerera umuntu kurenga. Iyo yabayeho mu gihe cy'umwuzure ndetse yabayeho no mu gihe cya Sodomu na Gomora. Hari n'urugero Imana itagemerera ibihugu kurenga, barurenga icyo gihugu kikarimburwa. Satani rero azi uko gahunda iteye, kandi we anasobanukiwe neza ibihe turimo kurenza uko twebwe abantu tubizi. None byagenda bite aramutse agize ibyo ateganya muri iyo gahunda asobanukiwe neza? Byaba bitangaje cyane. Aha rero uru rubuga rwa Digo rutubwira aho rukura isoko y'amakuru yarwo. Bavuga ubwabo yuko ari urubuga rwimbitse cyane muri leta. Ibi byatangajwe na Digo ubwayo. Amakuru bayakura mu ishami rya gisirikare rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu ishami rya leta y'icyo gihugu, mu kigo cy'ubutasi cya Amerika CIA, muri banki y'isi no mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse no mu ngabo zishinzwe kurinda ibirwa za Amerika, muri leta ya Amerika ubwayo, mu ishami rishinzwe ingabo zirwanira mu kirere, izirwanira hasi ndetse n'izirwanira mu mazi. Aya niyo masoko bakuramo amakuru yabo, kandi biratangaje cyane. Bakanavuga yuko ari abantu bimbitse cyane muri leta. Reka dukomeze twinjire muri urwo rubuga maze turebe icyo batangaje. Iyi ni Digo.com. Aha banatanze urutonde rw'abafatanyabikorwa babo. Harimo abashinzwe umutekano w'imbere wo muri Amerika, hakabamo umuryango w'ibihugu byiyemeje gutabarana OTAN, ndetse n'umuryango ushinzwe ubukungu, ubufatanye n'iterambere ry'isi OECD. Harimo n'ishami ry'Abarusiya rishinzwe igisirikare, hakazamo Stratfor, ndetse na banki y'isi n'umuryango w'abibumbye. Izi ni inzego zikomeye cyane muri isi zitangaje. Ndetse ikindi kintu umuntu yazirikana ni uko uru rubuga rutajya rukubwira abarwandikaho aba ari bo. Ntabwo byoroshye kumenya amazina y'abashyiraho aya makuru. Ariko Wikileaks yagiye ikorana narwo, leta zitandukanye z'ibihugu nazo zikorana narwo, ariko ntabwo abantu benshi babizi, ariko rurahari. Biratangaje cyane. Ibi n'ubundi ni ibikomoka kuri urwo rubuga nyine bidahinduwe. Basobanuye impamvu bateganyije iri gabanya rikomeye cyane ry'abaturage. Ibyo turahita tubikurikizaho mu kanya. Ni ibintu birebire cyane banditse, ariko reka mbisomemo.
bavuze yuko bitazasaba intambara kugira ngo iri gabanya rikomeye cyane ry'abaturage ribeho, cyangwa se wenda rigaterwa no kugwa k'ubukungu, bikaba aribyo byatuma ibintu bikomeye cyane nk'ibyo ngibyo bibaho. Reka rero dusome amwe mu magambo bavuze hano n'impamvu bateganyije iri gabanya rikomeye ry'abaturage. Baravuze ngo hagiye hibazwa ibibazo byinshi ku bintu byagiye biteganywa kuzaba ku bihugu, cyane cyane ibyibanda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo byose bitari busubizwe kimwe kuri kimwe, ariko hepfo murahasanga ibisobanuro, ibitekerezo n'inyigo zibivugaho. Tugiye kubamenyesha ibyo mu ncamake uko bishoboka. Barakomeza ngo umubare munini w'amakuru y'ubukungu n'imibare yakoreshejwe mu gukora iri teganyagihe ryo kugabanya abatuye isi, amenshi cyane yakuwe mu bigo nka CIA, muri IMF, mu muryango w'abibumbye, muri USG ndetse n'ahandi henshi. Aha rero barabyivugiye ubwabo. Nuko muri iyi subi ya mbere bavuze ko ibyorezo bizagira uruhare mu kugabanya abaturage, maze baranakomeza hepfo ngo isenyuka rya gahunda y'imari y'ibihugu biri mu burengerazuba bw'isi rizahanagura byimazeyo imibereho myiza y'abaturage bo muri ibyo bihugu, mu gihe rizaba riri no kurangiza burundu gahunda z'ubukungu zirimo nko kuvunja imari no gutanga pansiyo. Abaturage bazibasirwa cyane bikomeye na gahunda nyinshi z'uruhererekane rwuzuye kubeshya, ku buryo rizongera umuvuduko w'imuka rya huti rigaruka inyuma, bitewe n'ingaruka zidasanzwe zizaba ziriho, ari nabyo bizatuma leta z'ibihugu zisenyuka. Ubu bari guteganya ko hagiye kubaho gusenyuka gukomeye cyane kw'ibihugu. Baravuga ngo abantu bazabivamo rwose byihuse cyane. Ariko igihe batanze cyo gukorwa kw'ibyo cyo kiratangaje. Barakomeza ngo mubyihanganire kuba iri teganyabikorwa ryacu rigiye guhungabanya benshi muri mwe. Ibintu byose byarushijeho gukomeza kuba bibi cyane buri mwaka, kuva mu ntangiriro y'ikibazo cyo kugwa k'ubukungu kwabayeho muri 2007, kandi nta kintu na kimwe bigeze bavuga ku bijyanye no kugwa k'ubu bukungu kwabayeho muri 2007-2008. Ariko rero hano harimo interuro itangaje cyane. Iravuga ngo iyi mbonerahamwe ubwayo ntabwo ari ngombwa cyane. Ikibanze mugomba kumenya nuko ibi bintu bishobora kuzahinduka cyane birenze uko byari biteganyijwe, ku buryo impfu zishobora kuzava kuri 50% by'abateganyijwe gupfa zikagera ku mubare urenga 90% w'abagomba gupfa. Ibi bintu biteye ubwoba, gukuraho 90%. Barakomeza ngo hagati aho nta cyorezo cyangwa intambara y'ibisasu bya kirimbuzi bizatera iri gabanya rikomeye ry'abaturage. Aha bigeze gutangira bavuga ku bijyanye n'ibyorezo, ariko muri iri gabanya rikomeye ry'abaturage bavuze ko nta cyorezo na kimwe cyangwa intambara y'ibisasu bya kirimbuzi izatera iryo gabanyuka rikomeye. None ni iki kizakuraho umubare munini ungana utya? Nge ntabwo mbizi. Aho rero niho bigiye gutangariza, naho tugomba gutinza intekerezo zacu. Reka dufate igihugu nk'Ubuhinde muri iryo teganya rikomeye bakoze. Biratangaje cyane. Aha bavuze uko ifaranga ryaryo ryitwa. Noneho igihe bakoraga iryo teganyagihe hari muri 2017, igihugu cy'Ubuhinde cyari gifite 1,300,000 z'abaturage. Noneho hano banerekana ingengo y'imari y'igihugu uko ingana, ndetse n'indi mibare itanga ubusobanuro butandukanye. Ingengo y'imari y'Ubuhinde ari tiriyari 2.4 muri 2017. Noneho iri teganyabihe ryo muri 2025 abaturage bazaba bakiri 1,300,000, biri mu ibara ry'icyatsi. Ubwo rero ibibazo birimo nk'ibyorezo cyangwa intambara z'ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se ikibazo cy'abimukira nta kintu bizaba byarabatwaye. Ingengo y'imari y'icyo gihugu izaba igeze kuri tiriyari 5.1, mu gihe muri 2017 yari tiriyari 2.4. Mu yandi magambo izaba isa nk'igiye kwikuba kabiri. Ibyo biratangaje cyane, kandi n'iteganyabihe riva muri 2017 rikageza muri 2025. Kugeza ubu nta kintu na kimwe gisa nk'ibi ngibi twari twabona gitangira kubaho. Ariko biraza gutangaza nitugera ku iteganyagihe ry'ibindi bihugu. Reka turebe Ubudage. Iki ni igihugu cyo mu burengerazuba bw'isi, ni n'igihugu cya Gikristo, mu gihe icyo twahereyeho kitari cya Gikristo. Muri 2017 Ubudage bwari bufite 1,81,000,000 z'abaturage. Ibi ni ukuri nuko byari bimeze.
noneho ingengo y'imari y'icyo gihugu yari tiriyari 3.7. iyi ngengo y'imari iruta uko iy'Ubuhinde yanganaga. noneho muri ryateganya bihe ryo muri 2025 akarango kagiye mu mutuku, kandi abaturage bazaba basigaye ari miliyoni 28 gusa. nyihanganira gatoya, uko niko biteganyijwe. abantu bavuye kuri miliyoni 81 bagera kuri miliyoni 28 gusa. kandi bavuze ko atari icyorezo cyangwa intambara y'ibisasu bya kirimbuzi bizatera kino kibazo. none ni iki kigiye kuba ku Budage? kuki baba barateganyije ibintu nk'ibi ngibi aho hafi 80% by'abene gihugu bazaba batakiriho? mbese bano bantu bose bagiye kwimuka, cyangwa se ahari bazimukira muri Amerika y'Amajyaruguru? ntabwo ariho bazajya, kuko n'ibyo bihugu nabyo bizaba byagabanutse. kandi nta nubwo bazajya muri Afurika, kuko turabona ko abantu bazagabanuka cyane rwose mu buryo buteye ubwoba. ahari ibi bizaba ari ukurimbuka dukurikije ino mibare batanze. noneho ingengo y'imari y'icyo gihugu izaba igeze kuri miliyari 621 z'amadolari, ivuye ku ngengo y'imari y'ubukungu bukomeye cyane ya tiriyari 3.7. mu yandi magambo, ubukungu bwa kino gihugu buzaba bumaze kugwa burundu. ibi bimeze nko kurimbuka kw'igihugu. waba warigeze wumva ijambo nk'iryo ngiryo? yego. ninde se wagiye ukoresha iryo jambo ngo kurimbuka kw'igihugu? ni umuhanuzikazi w'Imana. ariko ibi bintu birakomeye, kandi abantu bamwe bagiye kuvuga ngo murabaterabwoba. ariko ibi ntabwo ari iterabwoba, ahubwo ni imibare yatanzwe na Digo ku mpamvu runaka, kandi ntabwo bigeze bayivugaho. reka turebe ku gihugu cy'Ubutaliyani. abaturage muri 2017 bari miliyoni 62. muri 2025 bazaba bageze kuri miliyoni 44. ntabwo aba bakozweho cyane nk'Ubudage, ariko nabo bagabanutse mu buryo bukomeye cyane. abantu miliyoni 20 baramutse bagabanutse mu gihugu cyawe, icyo kiba ari ikintu gikomeye cyane cyabayeho. ndetse ingengo y'imari y'icyo gihugu nayo izagabanuka, ivuye kuri tiriyari 1.9 z'amadolari igeze kuri tiriyari 1.3 z'amadolari. ntabwo aba bakozweho cyane nk'Ubudage ukurikije ino mibare. none ibi bintu bizaterwa n'iki? mbese ntibiri kugutera gutekereza cyane rwose? reka tujye ku kindi gihugu kitari cya Gikristo, Ubuyapani. ingengo y'imari y'icyo gihugu yari tiriyari 4.9 muri 2017 n'abaturage miliyoni 126. nuko muri riteganyabihe rya 2025 umubare w'abaturage uzaba ugeze kuri miliyoni 103. mu yandi magambo, bazaba bamaze guhomba miliyoni 23 z'abaturage. abo ni abantu benshi cyane. niba abantu miliyoni 23 bagiye kuvamo kugeza muri 2025, abo ni abantu benshi. kandi ntabwo bizaterwa n'intambara, ndetse n'ibyorezo ntabwo bizabigiramo uruhare. noneho no ku ngengo y'imari y'icyo gihugu izava kuri tiriyari 4.9 igere kuri tiriyari 3.1. ntabwo bimeze nko ku Budage, kuko Ubudage bwo buzaba bumeze nk'ubwakuweho burundu. reka turebe ku Burusiya. muri 2017 abaturage bari miliyoni 142. noneho iri teganyabihe ryo muri 2025 rigaragaza ko bazaba bakiri miliyoni 142. nta kugabanuka gukomeye kw'abaturage kwabayeho. none niki aba bantu baba bazi twebwe tutazi? cyangwa se ahari ni iki bazi mu by'ukuri? ingengo y'imari y'icyo gihugu yari tiriyari 1.6 muri 2017. noneho izaba yarazamutse igeze kuri tiriyari 1.3. izaba imaze kwikuba gatatu byibuze. ibi biratangaje cyane, biratangaje rwose. iki ni igihugu cya Espanye, ni igihugu cya Kigatulika cyo mu Burayi. muri 2017 abaturage bari miliyoni 49. ingengo y'imari ari tiriyari 1.3. noneho ingengabihe yo muri 2025 igaragaza ko abaturage bazaba bageze kuri miliyoni 28.
ni hafi kimwe cya kabiri cy'abenegihugu bazaba batakiriho. Ukurikije ino mibare kugeza muri 2025 bitewe n'impamvu runaka. Noneho ingengo y'imari y'icyo gihugu izava kuri $1.3 igabanuke mu buryo bufatika igere kuri $553 ivuye kuri $1.3 muri 2017. Reka turebe Israeli, kubera yuko hari abantu bamwe bavuga ngo abazayoniste nibo bari inyuma ya bino bintu. Ni abazayoniste bashaka kurimbura abatuye isi bose. Nagaragaje Israeli nayo kubw'iyo mpamvu kugira ngo turebe naho uko bizaba bimeze. Muri 2017 abaturage bari 8.3 noneho muri 2025 abaturage bazaba ari 4,000,000. Ubwo bagiye kubura abarenga kimwe cya kabiri cy'abaturage b'icyo gihugu. Ibyo biratangaje cyane rwose. Ingengo y'imari y'icyo gihugu nayo izagabanuka bikomeye cyane ive kuri $348 isigare ari $70. Ubwo Israeli nayo izakorwaho bikomeye cyane. Reka tugere ku Bufaransa maze turebe uko bizagenda. Muri 2017 abaturage bari 67,000,000. Muri 2025 bazaba bageze kuri 39,000,000. Uku ni ukugabanuka kugaragara cyane. Iki ukomeze kukizirikana. Ubuhinde ntabwo bazaba bagabanutse cyane. Reka tugere ku gihugu cya Canada. Muri 2017 abaturage bari 36,000,000 noneho ingengo y'imari y'igihugu ari $1.6. Iteganyagihe ryo muri 2025 rigaragaza ko bazaba basigaranye $26,000,000. Ubwo bazahomba abantu 10,000,000. Ni kimwe cya gatatu cy'abaturage babo bazaba bamaze kugenda. Iri kandi ni iteganyagihe uko bimeze. None ni iki aba bantu baba bazi isi yose mu by'ukuri itazi? Kandi niba mu by'ukuri hari icyo bazi, mbese bagikomora hehe? Ndetse n'ingengo y'imari y'iki gihugu cya Canada nayo izagabanuka bikomeye. Reka tugere ku gihugu cya Afrika y'Epfo. Muri 2017 abaturage bari 55,000,000 bazamanuka bagere kuri 46,000,000 muri 2025. Ubwo 9,000,000 z'abaturage nizo zizaba zimaze gukurwamo. Ukaba ari umubare munini cyane. Niba kugeza muri 2025 abantu basaga 10,000,000 bagiye gupfa mu gihugu kimwe, uwo ni umubare munini cyane. Kandi hano bakoze ino mibare babariyemo abazavuka n'abazapfa bose icyarimwe. Wateranyaho iyo mibare yose bazakomeza bamanuke. Ariko iyo tugeze ku gihugu nk'Ubudage, 50,000,000 z'abaturage bagiye gupfa muri 81,000,000, uwo ni umubare uteye ubwoba urenze urugero. Reka turebe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2017 abaturage bari 327,000,000. Iri teganyagihe ryo muri 2025 rigaragaza ko bazaba bageze kuri 1,100,000. Ni iki kigiye kuba kuri bano bantu 227,000 bagiye kuvamo? Ni 2/3 by'abaturage b'iki gihugu. Mbese baba bagiye kwimukira muri Mexique? Ntabwo mbizi. Nta nubwo ibyo binumvikana rwose mu buryo ubwo aribwo bwose. Mbese bagiye kwimukira muri Canada? Hoya, kuko na Canada naho bazaba bamanutse cyane. Ubwo rero icyo twahamya nuko nta hantu bagiye kwimukira. Kandi nta nubwo ari icyorezo si n'intambara bigiye gukuraho bano bantu. Noneho n'ingengo y'imari y'icyo gihugu izaba yaragabanutse cyane igeze kuri $2.4 ivuye ku ngengo y'imari ya mbere nini ku isi ya $19. Kizaba cyarahindutse nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ni mu myaka nk'ini iri imbere. Ariko n'uyu nguyu urenda kurangira. Mbese hari ikintu ubona kimeze nk'ibi ngibi? Reka turebe no ku gihugu cy'Ubwongereza. Ibi byo birarenze. Muri 2017 abaturage bari 66,000,000. Noneho muri 2025 bazaba bagabanutse cyane bageze kuri 15,000,000. 51,000,000 z'abaturage ba kino gihugu barateganywa kuzaba bavuyemo. Ntabwo bagiye kwimukira mu Burayi, kuko ubumwe bw'Uburayi bwose nabwo buzaba bwagabanutse cyane bigaragara. None bigiye kugenda bite?
kandi n'abaturage b'Uburusiya nabo ntabwo bigeze biyongera habe na gato. Ibi byo birenze ibivugwa. Ni iki aba bantu baba bazi twebwe tutazi? Aha hari urutonde rw'incamake y'uko bimeze. Reka dufate nk'urugero ku Bushinwa. Abaturage muri 2017 bari miliyari 1,380,000, noneho barateganya ko bazaba baragabanutse bakagera kuri miliyari 1,358,000. Nubwo atari igabanuka rikomeye cyane ugereranyije n'ibindi bihugu, ariko ingengo y'imari y'icyo gihugu izava kuri triliyari 11 na miliyari 940 igere kuri triliyari 16 na miliyari 967. Ubwo kizaba gisigaye ari cyo gihugu gikomeye cyane ku isi mu bijyanye n'ubukungu ndetse no mu mubare w'abaturage mu myaka 4 iri imbere. Ubwo rero za miliyoni 227 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bazaba barimukiye muri Amerika y'Amajyepfo, kandi ntibagiye no muri Canada. Ubwo umwanzuro usigaye nuko bano bantu bagomba kuzaba batakiriho. None ndamutse nkubwiye yuko mu myaka 4 iri imbere hafi y'abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazaba batakiriho uretse bake cyane, mbese byaguhungabanya? Cyane rwose. None ndamutse nkubwiye yuko 80% by'abaturage b'Ubudage bazaba batakiriho, byaguhungabanya nabyo? Yego. Mbese wakatisha itike y'indege yo kuzajyayo? Hoya? No. Okay, let's just take a step back. Reka rero tugaruke kuri ibi ngibi. People will accuse us now of abantu bamwe bagiye kuvuga ngo turabatera bwoba. Ntabwo twateraga ubwoba, ahubwo ibyo twavugaga nibyo twasomaga. What could lead to such a demise? None ni iki gishobora gutuma habaho kurimbuka gukomeye nk'uko nguku? Ariko mfite n'ikindi nibaza. Biragaragara ko ibihugu bya Gikristo ari byo bizaba byakozweho bikomeye cyane. Uburayi bwose ndetse n'Ubwongereza mu buryo bw'umwihariko, n'Ubudage n'ibihugu nk'Ubutaliyani, uretse ko byo bitazaba byakozweho cyane nk'Ubudage, ndetse na Espagne izaba yakozweho cyane, ariko ntabwo bizaba binganya n'Ubwongereza. Canada nayo bazaba bagabanutse cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zizaba zisa n'izitakiriho. Uko niko ibintu biteguye. Hari ibintu byinshi birimo biravugwa ko bishobora kuzaba inkomoko y'irigabanuka rikomeye ry'abaturage, wenda nko guhungabana gukomeye kw'ibiri mu kirere, cyangwa se wenda kugongana kw'imibumbe. Ariko ibyo ntabwo byasobanura ukuntu irigabanuka rikomeye rizaba ryibasiye ibihugu bimwe na bimwe cyane. Biragaragara ko ibihugu bya Gikristo ari byo bizaba byakozweho cyane. Rero dufite icyanditswe kivuga ngo ubuhakanyi bw'ishyanga buzakurikirwa no kurimbuka kwaryo. Ndetse na Bibiliya iravuga ngo isi izasaza nk'umwambaro, n'abayituyemo bazapfa nk'isazi. Ubwo ibyo bisobanuye ko hagiye kubaho kurimbuka gukomeye cyane. None niba warahawe umucyo mwinshi, mbese ntuba ufite inshingano nyinshi kuri uwo mucyo? Kandi iyo wirengagije uwo mucyo, ingaruka ziba kurimbuka kw'igihugu. Ibyo tugomba kubiganiraho. Ndetse n'umuhanuzi Ellen G. White hari amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Uburezi, avuga yuko ubwami bwose bwagiye buhabwa amahirwe yo gukora icyo Imana ishaka. Urugero nk'ubwami bw'i Babuloni n'ubw'Abamedi n'Abaperesi, ndetse n'ubundi bwami bwose bwagiye buyobora isi. Ntibakoreshaga neza amahirwe nk'uko babaga barayahawe, nuko bikarangira barimbuwe. Birashoboka yuko ayo mateka ari yagiye kwisubiramo ku bindi bihugu byose byagiye bigira amahirwe yo guhabwa umucyo mwinshi. Ibyo byose tugiye kubirebaho kandi tubihurize hamwe. Uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan yigeze kuvuga igihe kimwe ko isi yose izibumbira hamwe byihuse
niramuka itewe n'umwanzi umwe rusange uturutse hanze w'ibivajuru. Ayo magambo ye bwa mbere bagiye bavuga yuko ashobora kuba arimo gukabya, ariko byarushijeho kugenda byizerwa cyane uko twagiye tujya mbere. Kandi naje gutangazwa no kubona yuko yari umuntu wimbitse cyane mu isi y'amabanga y'ubwiru. Ntabwo yashoboraga kugira urugendo akora mu bya politike atabanje kuvugana n'iyi myuka y'abadayimoni, ndetse n'umufasha we nawe yari umuntu wimbitse cyane mu kuvugana n'imyuka y'abadayimoni. N'abandi bagabo nka Bill Clinton n'umugore we bajyaga bavugana n'iyi myuka y'abadayimoni. Reka dukurikirane amagambo ye. Nta ngingo n'imwe nari narigeze numva neza mu biganiro bwite nagiranye na perezida w'Urusiya Gorbachev, kugeza ku munsi yatangiraga gutekereza yuko twese turi abana b'Imana aho twaba dutuye hose ku isi. Nahise mubwira ntitekereza uburyo inshingano zacu zakoroha, ndetse n'izi nama turimo zikagera ku musaruro mwiza ushimishije turamutse dutunguwe n'igikangisho rusange ku isi yose gitewe wenda n'ibivajuru biduteye biturutse ku wundi mubumbe. Nuko ndamubwira nti ibihugu byose byo ku isi twahita twirengagiza ibidutandukanya, maze tugashaka igisubizo kimwe rusange duhuriyeho ku isi yose, kandi twese twahita tumenya burya ko turi kiremwa muntu kimwe. Nuko ndamubwira nti ntidukwiye gutegereza yuko ibyo bivajuru bidutera, ahubwo dushobora kubumbira isi yose hamwe byihuse. Murakoze mwese, Imana ibahe umugisha. Mbese Bibiliya yabivuga yuko ari imbaraga zidasanzwe ziturutse hanze zigiye kuza zikitambika muri gahunda z'iyi si? Ni ukugaruka kwa Yesu Kristo. None imbaraga z'ikibi zikorera mu myuka itagaragara, mbese zaba ziri mu ntambara n'izo mbaraga zidasanzwe zigiye guturuka hanze y'iyi si mu gihe runaka? Yego, Bibiliya itubwira yuko ari intambara yabayeho mu ijuru, kandi umwuka w'ubuhanuzi nawo ukatubwira yuko iyo yari intambara igaragara ifatika nk'uko bimeze ku zindi ntambara zose. Mbese Satani yaba arimo aritegura indi ntambara nk'iyo? Yego rwose, yaba ashaka yuko imbaraga zose ziza mu ruhande rwe kugira ngo barwanye uno bita umwanzi ukomeye cyane ugiye kubatera. Bibiliya bivuga neza ko azi ko igihe asigaranye ari kigufi cyane. Abanyapolitike bamwe bagiye bahakana yuko ari imbaraga z'ibivajuru ziriho, ariko ibigo bayobora ubwabyo ntabwo bibihakana. Reka turebe ano magambo atangaje cyane yavuzwe. Leta y'Amerika yatangiye gushyira hanze amakuru y'ibintu bimaze igihe kinini cyane ikora ubushakashatsi bijyanye n'imbaraga zidasanzwe zo hanze y'uyu mubumbe. None muri iki gihe barimo baravuga ko ari ibintu byinshi bari gutahura badasobanukiwe neza. Twafashe umwanzuro wo kubaza Donald Trump kugira ngo twumve icyo abitekerezaho, maze adusubiza ibisubizo by'urujijo n'amayobera. Murebe uko yatubwiye. Wigeze kuvuga mu gihe gishize ko hari abantu baguhaye amakuru y'uko ari ibiremwa bidasanzwe biri hanze y'uyu mubumbe. Mbese bibaho koko? Ntabwo ndibuze kujya muri ibyo ngibyo cyane, ariko ndasa nk'ubishidikanyaho. Hari abantu benshi bavuga yuko babibonye, kandi na bamwe mu batwara indege bajya baza bakavuga yuko babibonye. Dufite abantu bagiye bavuga ko babonye ibintu runaka, ariko njyewe ntabwo mbyizera byuzuye. Twavuganye na bamwe mu bakozi ba leta batubwira yuko ari ibivajuru byohereje ibikoresho runaka ku cyicaro gikuru cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ibyo ngibyo ni ukuri? Ntabwo njyewe ibyo ngibyo nigeze mbyumvaho, kandi ntabwo muri leta twigeze tubigira ibintu by'ibanze cyane dutindaho. Nabonye mu kiganiro cyawe ujya uvuga yuko ibyo bintu bibaho, ariko ntabwo mbifata nk'ukuri njyewe 100%. Kandi reka mbikubwiza ukuri rwose Taka, ntabwo mbyizera. Ushobora kwizera ibyo ushatse, ariko njyewe ntabwo mbyizera. Ibitangazamakuru byinshi byagiye bihakana yuko bino bintu bibaho, ariko Pentagon imaze igihe kinini cyane ibyigaho, kandi mu gihe gitoya bazatangaza imyanzuro y'ibyo babonye muri ubwo bushakashatsi bamaranye igihe. Ushingiye kuri raporo nshya yatanzwe, bavuze yuko Leta y'Amerika ifite ibihamya bifatika by'uko bino bintu biri hanze y'uyu mubumbe biriho koko. Kandi banavuze yuko babonye ibisa n'imodoka zitakorewe ahariho hose kuri nosi. Ndetse leta yanashyize hanze iyi video igaragaza iki kintu kimeze nk'ikivajuru kigenda mu kirere, gikurikirwa n'indege ya gisirikare y'Amerika ariko ntiyagifata.
this whole issue of none ibi bintu byose ngo babonye bijyanye n'imodoka zidakorerwa kuri uno mubumbe, kandi hagati aho babibonye bakoresheje ubucukumbuzi bukomeye cyane. Twebwe nk'abantu hari ubwo tujye twibwira yuko ikiremwa muntu ari cyo kintu gifite imbaraga nyinshi cyane n'ubushobozi buri hejuru cyane ku bindi bintu byose, ndetse ko turi n'abahanga cyane mu bijyanye na siyanse n'ikoranabuhanga. Ariko Bibiliya ivuga ko hari abantu bari abahanga cyane kurenza twebwe b'iki gihe. Bamwe bari bariho mu gihe cy'umwuzure, ndetse n'abababanjirije bose bari abahanga cyane, ari barebare cyane kandi ari abagabo b'ibigango rwose. Hari ibintu byinshi rwose byigwa kuri abo bantu, ariko uyu munsi twebwe twavumbuye ikoranabuhanga rikomeye ndetse utapfa kuhita usobanukirwa mu buryo bworoshye. Hari ibyo bagiye bavuga bijyanye n'ibyavumbuwe n'igisirikare. Kandi ikintu gitangaje ni uko Adolf Hitler yigeze kohereza abahanga mu bijyanye no gushakashaka amateka, abohereza mu Misiri ubwo bari bari mu ntambara, kuko hari amabanga menshi yashakaga kumenya, kandi ayo mabanga yagombaga kuzamufasha kugera ku ntego ye. Kugeza uyu munsi ntabwo twigeze tumenya ibijyanye n'ayo mabanga bavumbuyeyo, niba koko baranayabonye, ariko ubanza twinjiye cyane mu makuru turarengera. Gusa njyewe ubwanjye nigeze gukora mu isi y'amabanga y'ubwiru, ndetse nigeze gukora bwa buryo abantu bagenda bavuye mu mubiri w'ibigaragara. Ibyo ni bimwe mu bigize ubuhamya bwanjye bwa kera. Data bukwe nawe yari umwe mu bashyizeho gahunda zijyanye n'umuvumba witwa New Age Movement, ndetse nawe yari umwe mu bimbitse cyane muri ino si y'ubwiru. Igihe kimwe twari twicaye muri resitora mu mujyi wa Cape Town tureba ku nyanja, nuko mu buryo butunguranye tubona ibi bintu bibiri bimeze nk'ibivajuru birimo birazenguruka hejuru y'inyanja. Resitora zari zimwe zifite ibirahure binini cyane biba bigera hasi, ndetse umuntu wese wari urimo yarabibonye. Nuko twaragiye duhagarara hafi y'ibyo birahure, maze ibyo bintu bibiri bikazajya bigenda hirya no hino biri hejuru y'inyanja. Narabibonye n'amaso yanjye, ndetse n'umufasha wanjye nawe yari ahari yarabibonye, ndetse n'abandi bose bari muri resitora barabibonye uretse ko ntaza bari bo. Nuko turabyitegereza mu gihe runaka, maze muri ako kanya hahita haza indege ebyiri za gisirikare zoherejwe n'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Nuko ziza zihuta cyane zibisatira, maze ibyo bintu byo bitangira gusa n'ibitesha umutwe w'indege za gisirikare. Byarategerezaga zajya kubigeraho bikahita bizamuka nk'umurabyo. Noneho indege za gisirikare zo zabanzaga gufata umwanya muremure zirimo zirakata kugira ngo zongere zijye mu kindi cyerekezo birimo, maze bikahita bijya hirya bikongera bikagaruka hino. Nuko izo ndege za gisirikare zirabenanirwa zirigendera, maze hashize umwanya nabyo bita bigenda. None bibaho koko, ariko njyewe narabibonye, kandi ntabwo ari ugutwarwa kwambayeho, kuko n'abandi bose twari turi kumwe barabibonye. Ikintu gitangaje ni uko iri tsinda ry'abantu baba bashinzwe kwiga kuri ibi bintu baba bafite uburyo bwinshi bavuganamo. Kandi ikindi nabonye kinatangaje ni uko ahantu hose abantu bavuganye n'ibinyamwuka hahita habaho kwigaragaza kw'ibyamwuka kudasanzwe. Urugero, abantu bahita batangira kuvuga mu ndimi igihe bavuganye n'ibiremwa by'ibinyamwuka bindi, kandi nanjye ubwanjye ndi umugabo w'ibyo ngibyo kuko nigeze kubibamo. No muri bya byigisho nigishije kera nabivuzeho. Bimwe muri byo biba binakozwe mu buryo budasanzwe nk'inzoka ifite amababa, kandi ibyo byose ni ibimenyetso biboneka muri Bibiliya. Rero kugeza uyu munsi ubusobanuro mfite hamwe n'abandi bose twavuye mu isi y'amabanga y'ubwiru tuza kwizera Imana, abenshi dufite ubusobanuro bumwe. Tubizi neza ko turi kurwana intambara n'ibiremwa by'imyuka arizo mbaraga z'abadayimoni. Uku rero kuba ari ukwigaragaza kw'imbaraga z'abadayimoni, kandi naho twabaga mbere twigeze kukibona kimeze nk'ikintu cy'umurabyo kigenda hirya no hino kigaruka impande zose, ndetse gisigara hari ahantu gitwitse. Ibyo bintu narabibonye n'amaso yanjye igihe nari nimbitse cyane mu isi y'amabanga y'ubwiru. Uyu munsi namaze kumenya aho bituruka ahariho, kandi ndabizi neza yuko ari abadayimoni. Rero iyo abantu bavuze ko bagize uburyo bashyikiranamo n'ibi bintu, mbese ubwo ntibishoboka yuko abantu bari mu myanya ikomeye mu butegetsi bw'isi baba bavugana n'imyuka y'abadayimoni? Aha rubanza twimbitse cyane tukarenga, reka tube tugarukiye aho ngaho. Tugomba kwitonda cyane.
ariko ntutekereze yuko ibyo bintu bishoboka. Hari ibitabo byinshi rwose byanditswe kuri ibi biremwa, kandi iyo ubisomye byose uribaza ngo icy'ukuri ni ikihe, ikinyoma ni ikihe. Biragoye cyane kumenya ukuri nyako kuri byo, ariko ngewe mu nararibonye yanjye ndabizi neza yuko bino bintu biriho, kandi ndabizi neza ko ari ukwigaragaza kw'imyuka y'abadayimoni, ndetse biranashoboka yuko ibi biremwa by'amayobera byaba bifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Mbese Imana nayo ifite ikoranabuhanga ridasanzwe, ishobora kurwanya ubwami bwose iramutse ibishatse. Mbese Satani nawe yaba arimo aragerageza kubona izo mbaraga zidasanzwe? Yego, niko bimeze. Reka rero dukomeze. Muri ino raporo yatangajwe n'ubushakashatsi bw'Ubudage, baravuze ngo muri Bavaria ikimenyetso kinini cy'uruziga rusa n'ibimera cyakuriye abantu babarirwa mu magana kukireba. Oxburg, Germany, yavuze ko icyo kimenyetso kimeze nk'uruziga rw'ibimera ruri mu kirere rwagiye rwigaragaza mu karere gakikije Amerise mu myaka yashize. Barakomeza bati birashimishije cyane kubona ko muri ako karere hari icyicaro cy'ingenzi cya satelite y'itumanaho yatanze ayo makuru yose. Ibi birazwi cyane. Reka tugere no kuri ibi bisate by'amabuye biri muri Georgia, kandi nabyo byahashyizwe n'ibiremwa by'amayobera, kandi banafite ababitunganya buri munsi. Yego, ni abantu bari mu bagenzura bino bintu. Ni abakristo ba Kiliziya Gatolika y'i Roma. Nuko rero kuri ibi bisate by'amabuye biri muri Georgia hari ibintu byinshi byanditsweho, kandi bamwe mu bakristo ba Kiliziya Gatolika nabo hari inyandiko yabo bahashyize ivuga ngo igihe cyo gutwarwa. Tuzagira igihe twiga Daniyeli 11 muri ibi biganiro byacu, kuko ibi byose tugomba kubihuza na Bibiliya, kandi bishobora kuzatangaza abantu benshi cyane. Byose tugomba kubihuza n'umucyo dufite ari wo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, maze tukabasha kubona neza aho duhagaze muri kino gihe kidasanzwe. Icyo kintu bise igihe cyo gutwarwa ni ikintu kimaze gukwirakwira ku isi yose, kandi cyatangiye mu buryo busa nk'ubwa politike mu gihe cy'impinduramatwara y'Abafaransa. None ibingibi byaje byanditseho iki? Ikintu cya mbere cyanditseho ni uko bashaka ko ikiremwa muntu gisigara kuri ino si ari 500,000 gusa, kugira ngo babashe guhazwa n'ibidukikije. Ubwo abagomba gusigara ni 1/2 cya miliyari, ndetse ubwo bisobanuye ko hafi isi yose igomba gukurwaho ikava kuri miliyari 7.8 by'abantu, maze ikagera kuri 1/2 cya miliyari imwe. Icya kabiri ni uko bagomba kugenzura uko abantu babyara mu buryo buri mu bwenge. Ibi byanditse kuri biriya bisate by'amabuye biri muri Georgia. None ubwo ngubwo ninde uzagenzura ibyo ngibyo? Ni leta niyo igomba kugenzura uko abantu babyara. Igihe nari mu miryango ikorera mu bwiru, data bukwe nk'uko nabivuze nawe akaba yari umwe mu bakomeye bo muri iyo miryango, kuko hari gahunda nyinshi yashyizeho zijyanye n'umuvumbo wa New Age. Ndetse yigeze no kumenyekanisha imbere y'abo bantu bakomeye bayobora imiryango. Navuganye nabo amaso ku maso. Ibyo ni bimwe mu buhamya bwanjye bwa kera, ariko ibingibi birushaho gutangaza cyane. Kuvuga ko bagomba kugabanya umubare w'abatuye isi, ndetse no kugenzura uko abantu babyara mu buryo buri mu bwenge. Uwo data bukwe wanjye hari igitabo yandikaga, sinzi niba yarapfuye yarakirangije, cyari igitabo cyitwa Meritamiya. Cyari igitabo gishingiye mu bintu bijyanye no gutekereza cyane. Aricyo cyitwa Meritamiya. Hari harimo imigani nko kuvuga ngo uzanywa umutobe ari uko hari ibyo wabanje kuzuza kugira ngo uwubone. Avuga ati niba hari ikintu runaka wirundumuriyemo, ugomba kubanza kugitekerezaho byimbitse. Niba ushaka kugira aho ugenda mu buryo buri mu mudendezo, ugomba kugira ibintu runaka ubanza kuzuza. Niba kandi ushaka no kubyara,
hari ibintu byinshi ugomba kubanza gufungurirwa mu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo bigerweho. Ibyo kandi yabivuze mu myaka myinshi cyane ishize, kandi nanjye nari nimbitse mu bijyanye n'imitekerereze nk'iyo. Uyu munsi iyo urebye ikoranabuhanga ry'Abashinwa, rikaba ari ikoranabuhanga rimaze kugera ku isi yose. Mbese ryaba ari ikoranabuhanga rigira ibintu risaba. Niba ushaka kugira nk'ahantu runaka ujya, ubwo ugomba kugira ibintu runaka ugomba kubanza kuzuza. Ndetse no muri kino cyorezo cya coronavirus hari application ya telefone bakoze, ugomba kubanza ukisuzuma na kode yawe, noneho byahinduka icyatsi ukaba ari bwo wemerewe kugenda. Ibi nubwo biri imbere y'amaso yacu, ariko abantu benshi ntibabyemera. Iki kintu bita igihe cyo gutwarwa. None abajesuite bagendera ku ihame ryitwa gutwarwa. Uribuka yuko hari ibyo twigeze kuganiraho bivuga yuko ikintu cyose kigomba kuyoborwa no kwizera. Ariko abajesuite bo baravuga ngo hoya, ahubwo bigomba kugenda mu bundi buryo. Nibo bavuga yuko gutwarwa kuri hejuru cyane yo kwizera. Iyo ni imyumvire y'abajesuite, kandi baranavuga ngo twamaze kwinjira mu gihe cyo gutwarwa. Abantu bashyizeho bino bintu nabo muri Kiliziya Gatolika. None abajesuite ni abaki? Ni abakristo ba Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ubwo rero barimo barashyiraho kino gihe cyo gutwarwa, kandi ngo barashaka guhuriza ikiremwa muntu cyose hamwe mu rurimi rumwe rushya ruriho. Bibiliya ivuga yuko Babuloni ivuga rumwe, kandi barashaka kujyana abantu muri Babuloni. Kandi tugomba gusuzuma neza niba koko twaravuye muri Babuloni, kandi nta kintu na kimwe tugomba gufatanya nabo. Ibyo tuzakomeza tubiganireho mu gihe kiri imbere. Noneho kandi ngo bagomba kuyobora ibyiyumviro, bakayobora ukwizera. None ibyo wabasha kubikoresha ikoranabuhanga? Mbese babasha guhindura uturemangingo tw'umuntu dufite aho duhuriye no gutekereza? Ibyo byose biratangaje cyane. Noneho ngo bagomba kuyobora n'imigenzo, kandi ngo bakabiyoboza gutekereza kwimbitse cyane. None ubwo ninde uzashyiraho ibijyanye n'imitekerereze kugira ngo abashe kuyobora ba bandi badashaka kugenzurwa? Ni abajesuite. Ubwo rero bari gushyiraho uburyo bwo kugenzura abantu, kandi mu cyimbo cy'umudendezo uzajya ugenzurwa nawe ubwawe. Barakomeza bati tugomba kurinda ibihugu dukoresheje amategeko ahamye ndetse n'inkiko z'ubutabera. Barakomeza bati reka ibihugu byose biyoborwe imbere kandi bikemura ibibazo bihuriyeho n'ibindi binyuze mu rukiko rumwe rw'isi. Ubwo rero barashaka ubuyobozi bumwe bw'isi. Barakomeza bati mwirinde amategeko y'ubupfu ndetse n'abayobozi badafite icyo bamaze. Icya munani baravuga ngo muringanize uburenganzira bw'umuntu ku giti cye n'inshingano ze mu bantu benshi. Aha birumvikana ko ari icyiza rusange kirimo kirashyirwaho. Icya cyenda ngo mwishimire ukuri, ubwiza, urukundo ndetse no gushaka ubumwe n'Imana. Ariko iyi Mana barimo baravuga ihabanye cyane n'Imana yo mu ijuru. Ingingo ya 10 iravuga ngo ntimube kanseri y'isi, ahubwo nimusigire umwanya ibidukikije. Ibi birumvikana ko ari imihindagurikire y'ikirere, ndetse babivuze inshuro ebyiri. Ndaza kuza gutanga link hepfo ivuga ku by'icyegeranyo cyakozwe kuri aya mabuye ya Georgia. Yego, ibyo biraza kuba ari byiza cyane. Aha hari article ya National Geographic iravuga ngo ikintu gishya cyabonetse hirya y'umubumbe wa Pluto gihabwa izina ry'amayobera ryitwa umubumbe X cyangwa Planet X. Barakomeza bati uruhererekane rw'imibumbe izwi izenguruka izuba rwungutse undi munyamuryango mushya, ari wo mubumbe uri kure cyane mu yizenguruka izuba yose. Ni muto kandi bizawusaba imyaka 40,000 kugira ngo umaze kuzenguruka izuba inshuro imwe. None ndimo kwibaza ngo niba ku by'uyu mubumbe nta kuri kubirimo, ubwo kuri tuzagusanga hehe? Mbese ni kuri ariya mabuye ari muri Georgia? Mu by'ukuri ntabwo ariho. Ubwo rero ahantu honyine nshobora gusanga ukuri ni muri Bibiliya. None Bibiliya ivuga neza ibigiye kuba kuri ino si, kandi ikanavuga by'umwihariko ku bigiye kuba ku isi ya Gikristo igihe bazarenga kumworera wabatandukanyaga maze bagafatana mu biganza na Roma, nuko bakanashyiraho uburyo bw'imitegekere bushaka gusumbishwa ijambo n'amategeko by'Imana.
igihe uwo mwanzuro uzaba umaze gushyirwa mu bikorwa maze hakanatangira akarengane gakomeye ku barwanya iyo mitegekere, Imana izahita ibyitambikamo. Kandi dusoma muri Matayo 24 ndetse no mu mwuka w'ubuhanuzi ko ibyorezo n'amakuba bizakomeza kwiyongera uko dusatira umusozo w'amateka y'isi. Tunasoma ko hazabaho kurimbuka gukomeye kw'abantu n'ibintu, ndetse ko hazanabaho kurimbuka guteye ubwoba kw'imijyi, ndetse ko ibyo byorezo n'amakuba akomeye ari byo bizatera abantu kuvuga ngo reka dushyireho amategeko y'icyumweru, byaba mu buryo bw'iyobokamana ndetse no mu buryo bwa leta. Mbese ubwo Satani hari ikintu yaba azi ku buryo yagihuza n'ibidukikije maze akaba yakitirira nk'uyu mubumbe witwa Planet X n'ibindi nk'ibyo ngibyo? Yego, ndetse hari amafilime menshi agenda asohorwa na Hollywood. Ntabwo njya nyita Hollywood, ahubwo nyita ikinamico z'abajesuite, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa mu by'ukuri ngo uziyobora ninde. Kandi biragaragara ko barimo barateguriza abantu ibigiye kuba. Yego, barasa n'abarimo baratoza ubwenge bw'abantu nk'uko byanagenze kuri kino cyorezo. Mbese si filime nyinshi bari barabanje gusohora zivuga ku by'iki gihe, nuko iki cyorezo kimaze kuza bahita bavuga ngo icyorezo gitunguranye kirahari. Reka ngaragaza amagambo y'amabanga y'ubwiru ntayahinduye. Alice A. Bailey yaravuze ngo muri 2025 ubuyobozi bw'ikirenga buzigaragaza. Uyu Alice A. Bailey mu by'ukuri ni umuhanuzikazi w'umuryango w'abibumbye, ni umwe mu bakurikiye Blavatsky. Kandi nanjye ubwanjye igihe nari nkiri muri bino bintu nari narabwiwe n'umwe mu bantu bakomeye cyane muri ino si bayobora imiryango y'ubwiru yuko igihe cyose uhindutse umwigishwa wa Blavatsky nibwo ngo uba uhindutse umuntu wa nyawe mu by'ukuri. Ubwo ni ubuhamya bwanjye bwite bwa kera. Kandi uyu Alice A. Bailey muri bimwe yagiye avuga ngo bijyanye n'uburyo bwiza bwo gusobanukirwa, ku buryo uburyo bwose bw'uburezi n'ibindi byose bwubakiye ku mahame y'uyu Alice A. Bailey. Reka turebe ano magambo ye. Yavuye mu gitabo cye cyitwa The Externalization of the Hierarchy, bisobanuye ngo ukwigaragaza hose k'ubuyobozi bw'ikirenga. Ubu ni ubuyobozi bw'imyuka bwo hejuru cyane buyoborera isi inyuma y'ibyo tubona. Ibi ngibi kandi ni ukuri mu muryango w'abibumbye. Ni nayo mpamvu bafite imiryango ishinzwe ibya mwuka mu muryango w'abibumbye. Kandi ubu buyobozi bw'ikirenga, niba uzi icyo Bibiliya yawe ikubwira, ni imyuka y'imbaraga z'abadayimoni. Aba ni abadayimoni bavugana n'abantu. Nuko bimeze. None reka turebe uwasohoye kino gitabo. Cyanditswe mu cya 957, gisohorwa n'umuryango wa Lucy Trust. Ukaba ari umuryango ukorera Satani byimazeyo. Ariko kuko iri zina ryagaragariraga imbere y'amaso y'abantu byihuse, baje kuza kurihindura nyuma. Alice Bailey yaravuze ngo nuko umuvumbo ukomeye kandi mushya uri gukomeza kujya mbere ndetse ukanaguka cyane, ari nako ubufatanye burushaho guhabwa umwanya. Ni ubufatanye nande? Ibi bizakomeza kubaho kugeza mu mwaka. Uyu mwaka uratangaje. Kugeza mu mwaka wa 2025 nyuma ya Kristo. Mu gihe cy'imyaka iri hagati y'icyo gihe uturutse ubu ngubu kugeza icyo gihe hazaberamo impinduka nyinshi cyane. Mbese ibi byanditswe ryari? Mu cya 957. Biratangaje cyane. Aravuga ati hazaberamo impinduka nyinshi cyane, kandi mu nama ikomeye n'ubwo buyobozi bw'ikirenga. Ubwo ni iyihe nama arimo aravuga hano? Ni ukwihuza n'imyuka y'abadayimoni. Yego, ni inama n'imbaraga z'abadayimoni. Arakomeza ati nk'uko isanzwe ikorwa buri kinyejana. Muri 2025 niyo tariki mu bishoboka byose by'icyiciro cya mbere cyo guhishurwa k'ubwo buyobozi bw'ikirenga buzagaragazwa. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko aribwo izigaragaza imbere y'amaso y'abantu, maze ukaba wabasha kuyibona amaso ku maso. Mbese ibyo ntibyumvikana nka kwa kundi Satani azagerageza kwihindura nka Yesu Kristo ugarutse?
yego akanavuga yuko yahinduye amategeko y'Imana. Mbese ntidufite igihamya mu mwuka w'ubuhanuzi kivuga gutyo ko Satani azigaragaza nka Yesu Kristo ugarutse akabwira abantu yuko yahinduye amategeko y'Imana, ndetse ubwo akanabasaba kubahiriza umunsi w'icyumweru. Mbese ntituri kubona ibyorezo n'amakuba biri kwerekeza abantu muri icyo gihe birimo birabaho? Yego, ibi byose turi kubigereranya n'iki byanditswe byera bivuga. Ni ibihe bihugu bizibasirwa cyane n'ibihano bikomeye? Ni ibihugu bya giprotestanti byahawe umucyo mwinshi maze bikawirengagiza. Ubuhakanyi bw'ishyanga buzakurikirwa no kurimbuka kwaryo. Biratangaje cyane. Arakomeza ati muri 2025 ni itariki mu bishoboka byose by'icyiciro cya mbere cyo guhishurwa k'ubwo buyobozi bw'ikirenga buzagaragazwa. Kuva muri iki gihe ubwo aya magambo yandikwaga kugeza kuri iyo tariki, mbese ntiyagaragaje uwo mwaka mu buryo bwose? Yego. Digo yatangaje uhe mwaka? 2025. Ziriya filime z'abajesuite zagaragaje uhe mwaka? 2025. Ninde uyobora Hollywood? Ni abajesuite? Biratangaje cyane. Alice A. Berry yarakomeza ati kuva muri iki gihe ubwo aya magambo yandikwaga kugeza kuri iyo tariki mu buhanga byitwa icyiciro cy'abajya imbere. Abajya imbere ku bwande? Ku bwa Satani. Arakomeza ati uko iyi gahunda yubakitse byarateguwe, yarageragejwe mu buryo bwayo bwose. Mbese uyu munsi turi kugeragezwa natwe kugira ngo barebe urugero dushobora kwihanganaho. Bari gupima urugero rw'uko bashobora kutugenzura. Arakomeza ati kandi igamijwe guhishurwa mu buhanga n'umusaruro byayo. Ushobora kubona rero ko abitwa abacohans ba data w'umwuka n'abitwa aba initiates n'intumwa z'isi n'abifuza gufatanya n'ubu butware bw'ikirenga bose nyihanganira gatoya. Ushingiye kuri ano magambo ya Alice A. Berry, umwe mu bantu bakomeye banditse ibintu bigenderwaho n'umuryango w'abibumbye, yavuze yuko abantu bose bagomba kuzaba bari muri ino gahunda kandi ko inzego z'ubuyobozi bwose bwa leta zigomba kuvugana n'ubu buyobozi bw'ikirenga. Ubwo rero hari ukuvugana kuri hagati y'isi y'abadayimoni n'abayobora ino si. Mbese ino myuka y'abadayimoni ntiyaba irimo irabwira abayobozi b'isi ko hari imbaraga zidasanzwe ziturutse hanze y'uyu mubumbe zigiye kuza kwitambika muri gahunda zabo kandi ko bagomba gutangira gutegura ingabo zo kubarwanya? Ubu noneho twamaze kwimbika cyane birenze urugero. Ndizera yuko ba bantu bareba ibyo babona gusa bamaze gufunga ibikoresho byabo bakoresha bareba. Alice Berry aravuga ati ushobora kubona rero ko abacohans ba data w'umwuka n'abitwa aba initiates, abantu bitwa batya baboneka hehe? Mu miryango ikorera mu bwiru. None ni gute bita umuntu uyobora umuryango wa Freemason? Bamwita data w'umwuka cyangwa data w'ikirenga w'umwuka. Hari n'igihe bamwita data w'umwuka uramywa. Yesu Kristo yavuze ngo ntihakagire uwo mwisi mwita data, kandi ko tugomba kuramya Uwiteka Imana yacu we wenyine. None uyobora uyu muryango yitwa data w'iby'umwuka uramywa. Mbese ubwo ibyo ntibishobora gukangura ubwenge bw'abantu, cyane cyane abari muri ino miryango ikorera mu bwiru, ko bagomba kumenya ko ibyo ari amakosa akomeye cyane kandi bagahunga nk'abakiza ubugingo bwabo, ndetse bakanamenya ko ino miryango ikorera mu bwiru ari imiryango y'abadayimoni, ariko benshi ntabwo babibona. Arakomeza ati n'abitwa aba initiates n'abifuza gufatanya n'ubu buyobozi bw'ikirenga bose. Gufatanya ibyo bisobanuye ko bagomba gukorera hamwe byimbitse n'izi mbaraga z'abadayimoni. Muri iki gihe bari kunyura muri uru rugendo rw'igikorwa gikomeye. Arakomeza ati uyu munsi abantu bose uko bakabaye barahamagarira cyane ko imfuruka zose z'imikorere y'ubwo buyobozi bw'ikirenga ndetse na gahunda zabwo zose ko kugeza icyo gihe bigomba kwiyegurira impinduka. Nge nizera yuko Imana igiye kubyitambikamo. Ugusubikwa ku bijyanye na gahunda z'imbere kandi zimaze z'ubwo buyobozi mu byiciro byayo byose bihanzwe amaso, kandi ukwihutisha gahunda zayo zimwe zari zaragiye zikererezwa, niba ari iryo jambo nakoresha.
zagombaga kuzabaho nyuma y'imyaka myinshi uhereye ubu ngubu. Ariko bitewe no gutungurwa kw'ikiremwa muntu cyose, iyi gahunda ishobora kuzashyirwa mu bikorwa igihe cyayo nyacyo kitaragera mu by'ukuri, ahubwo ni mu gihe cyizewe kandi gikwiriye gisohoye. Ibi biratangaje cyane, ndetse ibi birasa nko guhuma abantu mu by'ukuri. Satani azi ibihe neza uko byakabaye, ariko arimo arabwira abantu be ngo rwose haracyariho igihe kinini cyane, kandi akababwira ngo kuko muri beza rwose mbakunda nta kibazo muzagira. Nagiye kera ngira uburyo bwo kuvugana n'iyi myuka, ariko uburyo ivugamo igihe twari turi mu muvumbo wa New Age, yaravugaga ngo bakundwa banje, abantu nizera cyane, n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ukumva ni ibintu bitangaje. Ndetse no kumva aya magambo uyu yakoreshejemo hano nko kuvuga ngo igihe gikwiriye gisohoye, nabyo biratangaje cyane. Nari ngiye kubivugaho nanjye, ariko nshimye yuko wamaze kubibona kare. Kuvuga ngo igihe gikwiriye gisohoye, Satani azi igihe neza, kandi hari icyigisho twigeze gukora tuvuga ku bihe, ndetse nta nubwo twabigize ibihe bya kure cyane. Kandi iyi 2025 nayo iri hagati muri ibyo bihe. Gusa aha uyu mwaka wa 2025 ntabwo ari twawushyizeho, ahubwo ni abadayimoni bawishyiriyeho. Arakomeza ati iki gihe gikwiriye n'igisohora ku bijyanye n'iyi gahunda yihariye, icyo gihe ni uguhera ubu ngubu kugeza mu mwaka wa 2025. Ibyo nta rujijo babishyizemo. Arakomeza ati mu gihe gito rwose aho tuzabona ukurangira burundu kw'intego zikomeye z'ibiranga uyu mubumbe. Ubwo ni ijambo ry'Imana. Uyu ni Satani ugiye kwigarurira umwanya wa Kristo. Arakomeza ati ni imbaraga zizakorera mu binyabubasha bitatu by'ingenzi, ari naho azahishurirwa ubwe. Ubwo ari kuvuga intumwa ze, kandi izo ni leta z'isi. Rero hari ibintu bijya bivugwa nko kuvuga ngo umwami w'ahazaza ugiye guhishurwa, uzaba uri hejuru w'ikirenga, kandi akaba ari nawe ufasha ibihugu byose, ndetse ko buri muyobozi wese w'isi nk'uko babivuze agomba kugirana amasezerano nawe. Ibyo biratangaje cyane. Ubu ndabizi ko twimbitse cyane mu byo twavuze, ariko ibyo twavugaga ntabwo ari ibitariho, kuko twafataga aya magambo yabo tutayahinduye na gato. Kandi niba umuntu adashaka kwizera ko ibi bavuze bazabikora, ibyo ni ubushake bwe. Ariko igenamigambi ry'umuryango w'abibumbye ryose rigendera kuri gahunda za Alice A. Bailey, kandi 2025 bawugize igihe ntarengwa, niko twabisomye. Arakomeza ati iyi ntego ni inyabutatu mu myubakire yayo. Nakoze iyi ngingo ifatika nk'ikigereranyo cyihuse cyo kwigisha icyitwa Annent Grammar, gutwarwa n'ibyitwa Maya, kuko ikibazo cy'isi yose cyageze aho gihinduka amakuba akomeye muri iki gihe, ndetse kuko ibisobanuro by'iyo gahunda bizaba insanganyamatsiko y'ibanze y'iterambere ry'ibintu byose birimo. Iki noneho ucyumve neza, uburezi. Mbese twaba turi kongera kwigishwa, kandi Papa ntiyigeze gukoresha inama igamije gutanga umurongo w'uko abantu bagomba kongera kwigishwa, kandi bafite aho batoreza abantu kongera kwigishwa. Mbese abajesuite mu nyandiko zabo nabo ntibaba bavuga ko dukwiye kongera kwigishwa, kandi by'umwihariko bahereye ku batoya. Mbese ubwo bizagendekera bite abantu bakuru bameze nk'ababa bashikamye ku murongo wabo? Mbese ubwo ntihari uburyo runaka bazabakuraho niba babangamiye gahunda zabo? Yaranavuze ngo hazabaho kongera kwigishwa mu by'iyobokamana ndetse no mu by'ubukungu. Yego, ya gahunda yitwa The Great Reset, kuvugurura gukomeye, kandi bigomba gukorwa bitarenze ryari? 2025. And we have just started scratch. Ndetse ubu turi gutangira gukabakaba muri ibi bintu. Umugambi wabo ni uwuhe? Kandi ni iki bateganya mu bijyanye n'iyobokamana no mu bijyanye n'ubukungu? Ni uguhindura uburyo bw'uko byagendagamo. Twavuze ku bijyanye na siyanse, tuvuga ku bijyanye n'ibiremwa bidasanzwe, tunavuga ku bijyanye no kuvugana n'imyuka y'abadayimoni, tunavuga n'iby'ubu buyobozi bw'ikirenga bugiye kwigaragaza, n'ibya Yesu Kristo uzaza ari ikiganano, no ku by'umubumbe X n'igabanya ry'abaturage. Ubu noneho abantu bamwe bagiye kuvuga ngo uriya mugabo agiye kuzasara, cyangwa yamaze gusara byararangiye.
We'll see, right? tuzaba tubireba. Just to round it off. Dusoza reka turebe mu magambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi yanditswe muri manuscript ya 614. Umutwe uravuga ngo imiryango ikorera mu bwiru n'amashyirahamwe. Umuhanuzi yaranditse ngo ubwo twegereje igihe gisoza amateka y'isi hazabaho imyiyerekano igaragarira amaso izarushaho kwaguka cyane y'imbaraga z'imyuka mibi. What does that mean? Ibyo bisobanuye iki? That is interesting. Biratangaje cyane uramutse ukurikije ibyo twavugagaho mbere. None iyi myiyerekano igaragarira amaso ivuze ko ari ikintu abantu bazabona. Ubwo twegereje igihe gisoza amateka y'isi hazabaho imyiyerekano izarushaho kugaragarira amaso y'imbaraga z'imyuka mibi. In other words, the demonic forces Mu yandi magambo imbaraga z'imyuka y'abadayimoni zizigaragaza ubwazo imbere y'abantu, kandi ibi bigomba kubaho bitarenze ryari uramutse ukurikije ariya magambo ya Alice A. Bailey by 2025. 2025 nibwo imbaraga zose z'imyuka mibi zirwanya ijambo ry'Imana ziziyerekana imbere y'abantu. Umuhanuzi arakomeza ngo ububasha bw'imyuka mibi buzagaragaza imbaraga zabwo zirimo ibimenyetso, kandi buzigaragaza hejuru y'imijyi minini y'isi, ndetse uku kwiyerekana kwatangiye gusohora. Uku kuvugana n'imyuka y'abadayimoni kweruye kwatangiye ryari? Mu cya 844. Yego, ubwo ngubwo nibwo hari umuvuduko udasanzwe no gutangira kuvugana n'iyi myuka y'abadayimoni kweruye kw'aba bantu. 1844. Mu cya 844. Kandi kuva icyo gihe byarakomeje cyane biraguka, bibyara umuvumba wa New Age Movement. Ninde uri inyuma y'uwo muvumba? Kandi igihe cyose urebye no muri izo gahunda ukurikiye biriya byigisho nakoze by'igitero gikaze, uzabona yuko abajesuite nibo bayobora gahunda zose z'iyi mivumba. Bafite abakozi babo mu mivumba yose ikorera ku isi. Biratangaje cyane. Ubwo rero ibyo twari turimo turavugaho mbere hari aho byari byaravuzwe mu mwuka w'ubuhanuzi, umucyo udasanzwe twahawe n'Imana. Umuhanuzi arakomeza ngo mu mapica atandukanye umwami Yesu yahishuriye Yohana imico mibi n'ingaruka zishishana z'abantu bazwiho gutoteza ubwoko bw'Imana. Abo ni bande? Ninde wavuzwe muri Bibiliya ko yarenganyije ubwoko bw'Imana? The Roman Catholic Church. Ni Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ibyo ni ukuri rwose. Binyuze mu nkiko za Inquisition, ni miliyoni zingahe z'abantu ziriya nkiko zahitanye? Ubwo rero Roma igomba kuba iri muri bino bintu. Bamwe banazanye cya gihe cyo gutwarwa na gahunda zo kugabanya abaturage b'isi no kugenzura ubwenge bw'abantu, kugenzura na za leta, no gushyiraho gahunda nshya y'ubukungu, ndetse no kugenzura uburyo bwo kubyara bwose, no kugenzura iyobokamana. Umuhanuzi arakomeza ati icyo twese dukeneye gusa ni ubwenge, ndetse no kugenzura twitonze amayoberane y'ubugome akomeje kwiyongera cyane muri kino gihe gisoza amateka y'isi. None murumuna wanjye ukundwa, mbese twasenze dusaba iki ubwo twatangiraga kino cyigisho? Twasabaga ubwenge. Kandi ni bangahe bakeneye ubwenge kugira ngo bamenye ibi ngibi? Ni bose. Mbese ntihariho bamwe bazagerageza gushaka kurwanya bino bintu no kugaragaza ko ntaho bihuriye n'ubuhanuzi burimo burasohora? Nyamara tugeze ku nkengero aho dushobora kuvuga yuko umunsi w'imperuka udusatiriye. Bantu mudukurikiye turabinginze nimukanguke. Nimukanguke kuko tugeze ku nkengero y'ikigeragezo gikomeye kirusha ibyabayeho byose mu mateka y'isi. Kandi tugomba kwiga ibi bintu. Ntabwo iba ari iterabwoba rwose, ahubwo ni iby'ukuri bigiye kubaho. Abantu nibakanguke barebe ibirimo biraba. Ibyo ni ukuri. Umuhanuzi arakomeza ati aya mapica ateye ubwoba nk'uko yavuzwe na Yohana kugira ngo yerekane uburyo imbaraga z'isi zizirundumurira byimazeyo kuri Satani. Imbaraga z'isi yose? Mbese ubwo si ibintu bizaba biri ku isi yose? Yego. Ibyo bigomba kwereka abakiriye ukuri ukuntu ari bibi cyane kwifatanya n'imiryango ikorera mu bwiru cyangwa kwihuza nabo mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi bica amategeko y'Imana.
murumuna wanjye, niba abantu badakangutse muri kino gihe ntibazigera bakanguka na rimwe, kandi ntacyo twavuze ku bwacu muri kino cyigisho, ahubwo twagaragazaga isoko y'aho byakomotse. None ukuri nyako kurenze cyane ibinyoma tubona biriho, kandi twafunguriye abantu kugira ngo barebe mu by'ukuri uko gahunda ya nyayo imeze, ndetse mu byigisho tuzakomeza imbere tuzakomeza turebe ku bintu nk'ibi ngibi. Ntabwo byoroshye gusobanuka rwose ko birimo birabaho mu isi muri kino gihe, kandi isengesho ryanjye ni uko iki cyigisho cyayobora abantu mu gukanguka, maze bagasobanukirwa byimbitse iby'iyi ntambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani. Dukeneye gusobanukirwa neza aho duhagaze muri ino ntambara, kandi dukeneye no kumenya uburyo bwo gukora amahitamo meza. Ndetse niba dushobora guhishura izi gahunda zikomeye z'imyuka y'abadayimoni n'uburyo imbaraga zose z'isi zizirundumurira byimazeyo kuri Satani, niba dushobora no guhishura uburyo iyi ngengamikorere iri gushyirwaho ku isi yose iyobowe na Satani, ibyo bikwiye gutuma abantu bahitamo Imana ihoraho, maze bakagira ibyiringiro. Iyo niyo ntego yacu muri kino cyigisho. Turabinginze nimukanguke, maze muhitemo Imana ihoraho, kandi ntimwifatanye n'iyi gahunda irimo irashyirwaho, kuko Umwami Yesu agiye kuza bidatinze. Ubu buyobozi bwa Satani buri kugaragaza igihe bufite icyo ari cyo. Mwe kumva amajwi ababwira yuko tugifite igihe kinini cyane kiri imbere. Ndababwira yuko imperuka idusatiriye. Imana iduha ubwenge ubwo tuba turi kuganira ibintu nk'ibi, maze tukabona aho isi irimo irerekeza, ndetse tukanamenya n'impamvu nyayo tugomba gufata umwanzuro mwiza, kuko biri hagati yo guhitamo Imana cyangwa guhitamo Satani. Reka dusenge. Mbese ntiwadusengera? Our Heavenly Father, Data udukunda uri mu ijuru, tubayeho mu bihe bidasanzwe ariko bibi cyane, kandi dukeneye ubwenge utanga kurenza mbere hose. Twiringiye yuko uzakomeza kudufasha kandi ukaduha umugisha, ndetse ukanaduha ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Turagusabye ngo uduhe umwuka wawe wera kandi udufashe, maze tubashe kubona neza uko dushobora kugendera mu nzira yawe. Tuzi neza ko tugomba kukwiringira byuzuye iteka ryose, kandi tugushimiye ibyo udukorera byose. Mu izina rya Yesu, amena.